iya mambo vipi ariko ubu koko gukanda subscribe bibana niziki harubwo ari amafaranga mba mbaka umukanze subscribe mugakora no kuri share bikagera kure bikamenyekana ariko n'ubundi byaramenyekanye bikamenyekana kurenzaho ubu koko harubwo ari amafaranga mba ndimo nababwira ngo mumpe n'iki nge ntabwo nkunda iby'ubuntu ariko reba nk'umuntu uzakareba nyine ureba filime cyangwa se akareba n'iki cyari cyo cyose kiri kuri no kiba cyagiye kuri no channel ariko akagenda adakanda subscribe ubwo koko ibyo bintu biba biri fair mukande subscribe ariko nyuma y'ibyo ngibyo ndagira ngo mumbwire ese iki cyongereza ubundi murimo muracyumva gute iki cyongereza kiri hano kuri screen yanyu uretse mbareke mucyumvire neza niba ari warabaresi niba ari ibiki ngiye cyangwa ku cyumva ni mumbare mumbwire iki cyongereza muri kumva ari ikihe muri kumva uno musore yarashatse kuvuga iki mubishyire muri comment Tazane Taza iki cyongereza ubona kizakugezayo koko reka mbaze teacher ariko iki cyongereza ubona kizamugezayo ra atakubitamo n'akantu k'agaseko Steve-O umuhanzi ugezweho komeza playlist ndilakula lila umauza mafans kutulibe na nenchito panonda topa ndizo mangolila toto nane sonde muntu ndima kuna peace akaribo nkaka kagera kuri Tazani nyiramanyepera ye akarimbo nkaka kagera kuri Tazani ndetse na boss we ndetse na Jay ariko by'umwihariko mambo vipi gifashe bite genda cyari Joy Bide kureta no tubiteta the one and only wa musobanuza umwe uri murabica hiryo nino wa undi umwe warejwe ni Uwiteka akarimbo nkaka karimbo ka Steve-O umuhanzi uri murabica hanze yo Steve-O kiswe ngo the tourism na karirimbo ka Steve-O rebe ndikaza topa nalo ine suza ndiona so ndikaza topa nalo pano sende dzakala skia Steve-O uka chance zote ulende ana pano sumala badila ariko mwumvise ukuntu umwana atakaramo agwa muri beat uretse twumve neza ndiona so ndikaribela kumva ukuntu umwana atakara muri beat unayinjiramo ni Steve-O pano sende dzakala so nanga ukalangela tolotela kuka chance zote ibintu bizamukora Steve-O do ndima umakunda ndedi mapila rose na neso ndekuyakende usande uze chu ni Steve-O nawe kamugeraho ariko by'umwihariko kagira kuri Tazani nyiramanyepera ye umugabeje wo ni mubaze onese Taza buriya ni cece rukunda cyane kurenza ibindi muri inose arambwira ati ngiye rero bura Joy B nambwira ati ngira ngo agiye kumbwira akantu k'ubwenge arambwira ati niba ari cyo nabonye ngo gitwika kuri inose ukandi kitaya gishira ni inyepera narasetse nahise nseka ndavuga ati ariko se Taza ngo amanyepera yawe ubona zakugeza he Tazani waje tukabanza tugakora kamanyepera none akora azizana arambwira ati Joy B ugenda ukore usobanura ugira ute ngenza nzibera mu manyepera uzi ngo niki ko kibamo arambwira uzi ko yangize idajya nkemera neza Tazani
ngo Suza ndiwona so ni indirimbo yeswe ni Steve. Shabantu bo muri no minsi Tazani wo muri no minsi Taza. Mambo vipi? Uyu munsi ngiye kubereka teacher ariko wao ni mwagiye mukomeza mwumva cyane, ndabizi mwagiye mwumva kenshi. Ndabizi yuko nta munsi ujye ushira mutamwumvisha teacher ariko nirutwitsi uyu munsi giye kumubereka neza, mbereke ese mbere ko akora biriya yakoraga iki. Urebe DJ itangize neza ariko ngo yiswe ngo iki? Ngo when you tell a student to shave the hair, iyo ubwiye umunyeshuri ngo yogoshe umusatsi, iyo mwarimu kwa kuri nyina abarimu birukana abanyeshuri bababwira bati mugende mwogoshe umusatsi sha, ntigute muza n'umusatsi ku ishuri n'ubwanwa n'ibiki. Noneho ahangaha teacher ariko yadukiniye harya tuvuga twabyita comedy ni iki, yadukiniye akanu zana twereka ukuntu bigenda rimwe na rimwe abantu ukuntu bitwara ku ishuri baberetse iyo bababwiye ngo bajye kogosha umusatsi cyase ubwanwa, ariko yibanze ku musatsi cyane. Ndetse mu kwitangira kwacu twitangira kuri n'abanyeshuri babiri ndetse bari mu ishuri bisa nkaho barimo barakora exercise. Murabizi cyane abanyeshuri ngo murimo murabyumva cyane. Urebe uyu nguyu akora exercise akabona uyu nguyu usaza ibyarimo hasi ibeze bite wafashe ikayi ukabona somaho cyangwa se ntabona ko ari igihe cyo kwiga, umva vana ibyaho sha. Nubu wanyuma ntuzagire ngo sinakuburiye. Urebe hakurino ni mu ishuri nkuko muri buri shuri ryose ntago haburamo abanyeshuri bashoboye ndetse bazi cyabazanye. Sasa ko bari muri ibyo babona teacher mwarimu araje, udutigaga yifatishwa gakayi. Ese buriya mwarimu ari mu bikira nanjye simbizi, katurebe neza ibyo atubwira. Mwarimu atera imibare, we vaye hakuri no umva wakozace n'ahandi. Abanyeshuri bisigaye bisuzugura. Rebe umva ndakubwiye ngo vaye hano cyangwa se nkwereke. Ngewe nzaho ngaho buretse nzi hako se umwari uranshakira iki koko. Araza. Rebe mutima wumve mwari muri ahangaha niba atinyitse ubanze yarabashyize mu bwoba tu. Mwarimu kumva umutima yumva umutima yenda kuvamo. Kose umunyeshuri rata wowe ukurikiza amabwiriza, urabona ukuntu bahogoshe n'iki. Umunyeshuri ari kugipara. Wowe rero ni gute ugira ibyanwa bingana n'ibya teacher n'ibya mwarimu sha? Umusatsi wawe n'ubwanwa bwawe sikosha uzikundusha n'ubwanwa bwiza sha. Ndakubwiye guhita utaza abari mu no minsi twarabamenye. Iyo babonye ufite ubwanwa bwiza ntago umarana kabiri bahita bakubwira ukajya kubwogosha. Umunyeshuri aha nawe afite ubwanwa bwiza ndetse arusha na mwarimu. Kubwizo mpamvu mwarimu yagize umujinya ahita amwirukana. We ni gute nkubwira gutaha ntugende tavuba. Uyu nguyu yazize ko afite ubwanwa bwiza. Abarimu no minsi. Uyu nguyu yasigaye yiha amanota ngiye bundi uyageze hakuri no. Umva urakoze rata wowe dusigare twiga neza hakuri. Sasa umunyeshuri hano aho kugira atahe yaje hakuri no, harimo akomeza amaso akomeza kwigisha. Ugiye baranze fundi abanyeshuri batazi ibyo babajemo baba batazi cyara bazanye baraje kugira ngo tubasige niko asigaye yibwira. Kumbe wawe ni yatashye. Niba ashaka gukomeza niba ashaka kwigira mu idirishya ntumbaze. Rebe
umva sasa urebe ikibazo kiraha kangahe kabiri guteranyaho kabiri kandi ngo ni muri segonderi rebe urahanga nawe yakomeje kwigira mu idirishya yanze gutaha ngo tica ngo uzace n'ahandi igutunyirukana ariko kandi naje ku ishuri ngomba kwiga ndetse nkataha nize uyu nguyu rebe ikibazo kirahe uko bigaragara bisa nkaho uzikare baragitera imibare myinshi we cyamugoye reba mwarimu no kuna solving ikibazo nico muri garden mu kibura mwaka cyangwa se ariko bari kukiga muri segonderi uziko cyaba cyanze none mu idirishya nawe ari maribaza ariko buriya sikangaye guteranyaho kankera kane kabiri guteranyaho kabiri kane rero maze ngo ubwo bazagera ku ma X ryari uyu yatangiye gutera yatangiye gukariculating uyu baratwereka ari hanze yanze gutaha ari kuvuga ati ariko mwari ngiye unyirukana gute uyu nawe aheruka kwiyogoshesheje bundi ndetse ubwanwa barimo buragiye mumurya gake gake urebe mwarimu akomeza gusolvinga ibibazo byo mu kibura mwaka rebe kane nanjye nari mbizi ntusubibona se ni kabiri guteranyaho kabiri rebe kane bayiguyeho ndimo ndibaza ubu bazagera ku ma X ryari mwarimu kugira gutya abona wa munyeshuri ntiyatashye kase yabyitaho hakuri n'uyu nguyu ati mwari igihe cyo gutaha kirageze ndi kumva nananiwe wataha nkajya kuruhuka nibiki rata we taha nubundi uri umunyeshuri mwiza mwari ewe zatawe nananiwe kabisa umunyeshuri yaratashye mwarimu no kujya tahe baratwereka haciyeho iminota mike cyane hakuri baratwereka umunyeshuri wo hanze yaraje ariko bisa nkaho mwarimu ananiwe ubu nagaki namukorera mwarimu yaje kuryama hakuri no kujya ataje kuryama mu rugo yaje kuryama mu ishuri rebe uyu hakuri no hanze shangiza igitekerezo igitekerezo agize ni ikihe nakubwiye bamwise Tichariko mwagiye mwumva kenshi mutaramenya ngo se akora iki ni kwa kundi yaje yakwino warebe ngo yagize igitekerezo situramenya ngo igitekerezo agize ni iki ariko cyo batwereka aje yakwino mu byatsi sinzi niba agiye kumwahirira niba yabaye inka ni Tichariko ndetse ngibasobanurira nitwa Joby the Keta not Miteta niba gize gute ufashe isusa aza kuri no ni susa rebe araza gake purampura kumbe mwarimu hakuri no yasinziriye yaguye agacuho rebe mwarimu mwana araza rebe mwarimu yasinziriye yarushye yigishije byinshi uyu munsi yarushye cyane ngombe mukuru bya bindi wa mwana yirukanye we ntiyatashye yagumanye umujinya reka zamwihoreho sasa ni gute nyirukana abandi bagasigara biga rebe umwana ko bakamwirukanye yagize umujinya umwarimu ko yakananiwe wa munyeshuri we ntiyatashye bari mu batica murarye muri menge nimujya mwirukana abanyeshuri mujye mumekinga sho ko batashye Tichariko niyo nama arimo arabagira urumva ukuntu abemera erega nawe ni Ticha niyo mpamvu abafitiye impuhwe
simwumvamo akantu ka tica yaje kuri urebe. Yaraje ni isusa kumukozaho yari nyeganyije agira ngo arabyutse. Kaya kantu murakabonye rebe. Umwana hakuno afite speed the flash yaribeshye. Murakabonye umwana afite speed the flash na akana yaribeshye. Urebe tu rebe mwari muraha ako se ibi ni ibiki ni indase. Mwana kumusibuko yakamusize mwari atangira kwinyeganyeza. Rebe mwana nawe atangira guhunga tabyuka kanansanga hakuno. Ndabiza barimo muri no minsi nta mikino bakigira babona banyirukanye burundu. Haraza arakiga gake ndaguhaye gatsindwe. Ndaguhaye ibyo mwigira ngo muratwirukana muzanye mutwirukana ariko natwe zatubakora utuntu dutendo. Baratwereka aciye akanya mwarimu yarabyutse abyuka. Ariko se ibi ni ibiki numva birimo birandya mu bwanwa nuko bwabaye bwinshi. Ngiye kubwiyogoshesha. Ayiwe habuze ko numva birimo birandya cyane. Bimeze bite konsi ko noga buri munsi izi nda zaba zaravuye. Aye umunsi wakurikiyeho wa munyeshuri ndetse na mugenzi we baje ku ishuri ndetse amwemeraho ati giye ubundi baranzi sinjya niyogoshesha. Reka mutazavuga ngo mba nabibye. Baratwereka umunsi wakurikiyeho wa mwana yaje ku ishuri ndetse na mugenzi wamwemeraho ngo ngiye bundi baranzi ni ngiye bavuze sinakiyogoshesha. Tugenda babinyereka ari tugera mu ishuri. Yaje amwemeraho ngo ngiye baranzi ni ngiye bavuze sinakogosha n'umusatsi nkuyogosha ariko kubera iki barabimbwiye ko sinabikora. Urumva yaje amwemeraho undi mwana nawe aramubwira ati sawa tugende ndaza kubibona nitugera mu ishuri turebe ko batakwirukana nanone. Turebe ko nyigana tica nawe araha ndetse baratwereka biriya bintu murabibonye wereka twongeye tubirebe. Yewega tica yaje ari ku gipara aho kugira ngo ahubwo umunyeshuri abo wiyogoshesha tica niwe wiyogoshesheje. Tugenda ndabibona neza kugira gutya. Mwarimu yakubiswe n'inkuba yasanze icyana yirukanye kitiyogoshesheje ahubwo ari we wiyogoshesheje. Icyana kiratwiga cyaje kimuha ku mutunu gufata ku mutunu. Tica ariko mwarimu uraha yabonye yuko ibinyeshuri byo muri no minsi bitacyumva yikora mu gipara cyiwe atariko se akoze mana yanjye kuko ni gute mbwira urwavumba ngo rwiyogosheshe akaba ari ngiye wiyogoshesha. Byaramucanze ndetse yewe zatawe n'ubwanwa bwanjye koko bwaciyeho. Nangije asiga hano kuri filme ziwe zifite glass imwe ya filme ako twarebaga kitwaga ngo iki ticere ko kitwaga ngo iki oya kibagenya kwicwa n'umuroro. Ndetse naho tuyisoreje ndetse amakomenti yanyu arakenewe. Murabona tica ariko abisoboye dukomeze cyangwa tumugire n'iki murabona azajyayo.
naho tuyisoreje ndetse babwira ngo mugende muri comment mutere comment muvuge ngo muduhe n'izindi nyinshi za Tichariko turazibatakazaho nimutwereka yuko muzikeneye ari nyinshi. Ndabakunda cyane ngiye mwumvaga nitwa Joy B the Creator not imitator. Reka tubane mu zindi zikurikiye. Loving Emery kubera iki filime bayise Loving Emery mutegura akacyayi se ribikituye ibyo gibyo wapi mutareba na OGB za Joy B bakora ibintu byabo reba nkumbatayimo OGB hari hano mwari bwayibone buriya abasore bataragira inote ntabwo baba bafite confidence yo kuba babwira abantu ko babakunda so kubeshya uwanza ridaye bwa mbere tukiza abantu baratubwiraga ngo ubundi ugomba kugikora akazi nk'uriya muntu ngo nibiki ajamuna nyira muri byinshi jaho sasa umukobwa yarazi yuko umusore hano ari umunyamihanda kumba afite nakazi ndetse babwira ngo niba uri kunkurikirana kuri YouTube kanda subscribe cyangwa se niba uri kwireba yikoye kwa DJ ugende umubwire utimeza n'izindi nyinshi kandi nujye ugasanga DJ ntayifite uzamenye ko DJ adatuka